amaraso bizansaba nzayatanga rimwe ati tugira ibitambo bitambwa buri mwaka gahagara gutyo ukabona abantu batangiye kurira utazi ikintu kiri kubariza ariko babonye umuntu ahagaze abapasiteri abapotere bakomeye izi mpeta turazibahereza ariko iyi mpeta iyo yayikuyemo yatayijyanye nta kintu akora ngo gikunde anyereka icyo bita mushwari twa dutambaro ubona bagira gutya anyereka icyo bita amavuta buriya amavuta yose si meza ntago amavuta yose basiga abantu ari meza ibyo byose yarabinyeretse arambwira ati ni ibi ngibi byose dukoresha rero we numara kwemera nawe ibi ngibi uzabikora bikoreke abantu bose ubona bambaye inyama n'amaraso mbigusobanurire hari igihe bose batari abantu noneho ukongera ugasanga ngo hari amazi ngo twazanye sibyo ngo hari amazi twazanye ayo mazi akaba ari ya mazi baguha mu gacupa cyangwa se ngo ujyana mu rugo ngo nuyakoresha ibi nibi biriya abari muri elema zimwe babahaye ziba zigomba gutangwa muri ba bantu kugira ngo bagire cya kimenyetso kiri en contact avec Satan yego wabyumvise uzasanga bafite utuntu tudasanzwe usanga umuntu agize akaboko gutya sibyo ubona abantu bose babaye ibigoryi usanga niba agize akaboko gutya abantu bose bagiye kugwiriye niba agize gutya ubona abantu bose baguyiriye wabyumvise bawanyu rwose nta kibazo mufiteho ntabwo uri busabe gitwaje imbabazi zivuga ngo iki ibyo wamutangajeho kandi n'ubundi biri gutambuka bigitambuka ndavuga ku giti cyawe nkavaye ku giti cyanjye se uya ibyo nabonye nari nabibonye kandi nawe arabizi nawe arabizi buriya rwose yakwijijisha ariko arabizi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nizere ko ibihe byawe bimeze neza aho uri hose udukurikira kandi ureba ibiganiro byacu hano ku Rugendo Online TV turagushimiye cyane twizere ko intangiriro zawe z'uyu mwaka zagenze neza cyane twizere ko abana wibutse kubika minervari y'abana kandi bamaze kugera ku ishuri amahoro ariko hari igihe abamubyeyi bitangira bigoranye hari ababyeyi nyine bitameze neza batari bamagukiriyaringa ku ishuri namwe mihangana ariko munashyiremo umwete mukiriyaringa ku ishuri kuko ku ishuri n'abarezi niyo mpamvu bavuga ngo aba hari abarezi ku ishuri baraturerera barerera u Rwanda barirerera ibintu nk'ibyo cyane ubundi bigende neza natwe twikomereza utuntu twacu two kuza kubaha amakuru meza cyane ndamugaruye nta wundi bamwita via system cyangwa se via mag mumaze kumumenyera hano ni mu rugo bamwe mwaramukunze abandi muti uyu muntu se ibintu avuga urabizi ko nyine iyo umuntu aje avuga ntago niyo mpamvu YouTube hariho abantu benshi hariho abanyabwenge hariho n'abaswa cyane abanyabwenge buriya bareba ibintu muri sense y'ubwenge cyane rwose abaswa nabo barahubuka abaswa barahubuka ariko niko bimeze uri umuswa araza akagutuka atari yumva ikiganiro cyumva introduction abo abantu benshi bumva introduction agahita avuga ati toka mbesire wowe umuhanga buriya yumva ikiganiro nawe agashyira mu nyurabwenge agatekereza akajya yakomanti akavuga ati abo bantu nibo banyabwenge kuba wumvisha ikiganiro cyose cyambara kurangira ukavuga ati uko byumvisha yavuze gutya yavuze gutya biro byose ukuri nuko reka nanjye ntanga igitekerezo cyanjye akajya yakomantinga naho umuntu wumva intro twebwe twasizeho nyine twa tuntu twaciyemo hagati ugasanga tuvuga ati
uyu gusa kubona ari mama yake Vaya umeze neza bo meze neza umwaka turi kugenda tusunika ndabona ibihe biri kugenda neza cyane ko buri teka buriyo ndi ku Rugendo Online TV mba numva ni uri mu rugo meze neza cyane aba bakongomani bavuga ngo hapa ni kumezo hapa ni nyumbani ngo kupale hapa ni kupala pale buriya urareba buriya kiriya giswahili ku bantu buriya nje nuko ntegeze niga ibintu byerekeranye n'indimi ariko ari ibintu bita ngo Swahili sanifu na Swahili kingwano niba ari kingwano yego ni kingwano na shenge ni abanyakenya nyabanyake buriya kiriya giswahili cy'abanyakenya buriya ntago cyuzuye njyewe kubera ko nize Swahili muri segonderi no muri kaminuza ndabyumva hari umutipe w'umushiti wanje uhari umunyakenya undi kuganira nawe ari ibintu bita ngo matamushe pronunciation uburyo avugamo ntuza koresha cyangwa se misamiati inyungura amagambo za vocabulary abari gukoresha ndazumva nkavuga ariko buriya nyine Swahili sanifu nyine ni Swahili muri Tanzania ariko nanone abantu bajye babimenya neza ko aba bajene nkuko natwe buvuga ngo urubyiruko twangije ikinyarwanda buriya na ba Diamond bangije igiswahili zira slang zabo kubera ko bakoreshemo slang buriya nk'umusaza yari kumva bari kuririmba nkanjye numva igiswahili buriya indirimbo zabo zo ziba zirimo n'ibyo twita ibishego cyane bikaze cyane nk'umuntu w'umusaza ari gihe byumva babizimije ntibigire nkuko natwe ushaka kumva nka Mico ari kuririmba igare umujene arabyumva kugira ku musaza ntago ari kumva aragira ngo ni rya gare nikora akagugu batsinda hari umukongomani twari turi kumwe ejo bundi hanyuma umuntu wo muri Tanzania arampamagara ariko w'umunyarwanda uriyo ambwira yuko yarimo arakurikirana Urugendo Online TV yumva ibyo mvuze ariko yumva ni ibintu byibera iwabo cyane arambwira ati mwebwe ibyo ngibyo iwanyu birashaje ariko hano iwacu ni ibintu nka kwa kundi wigira mu nsengero ukajya gusenga ariko ampamagara mu giswahili arangije arambwira ngo rezo yari icitse ariko ndi kumwe n'umukongomani arambwira ngo nimekupigia simu nikasikia kasama wimbi haiendeke vizuri sijue sasa tutakuongea kivipi umukongomani arambaza ngo iryo jambo avuze kasama wimbi ni nini ndamureba ndaseka ndabubwira ngo yarambwiye ngo network ntabwo iri kugenda neza Imana bari abatipe barahakura igiswahili cyabo kirandyohera ziri kumva ngo umutipe ariko bwagwa sasa tulikuwa tunavuka frontiere tunakuja kwa shetele materiel hapa Rwanda lakini tukabakuta baeleve ba Rwanda abana lespe nta cyubahiro bafite ndagikunda nkunda ukuntu bapronounce ariko nanone buriya nabo ikintu nakunze yuwe na Bible y'umukongomani Bibiliya akoresha ibirimo sanifu yego ibirimo sanifu ako sinza rukubera kandi akayisoma nusoma igitabo cy'Igiswahili y'umukongomani afite ntago uzagisangamo kirimo kuko ni kingwana kubera ko kivanze n'Igifaransa ariko nujya gusanga ari nka discours cyangwa ibintu byanditse biri mu gitabo urugero nguhaye nka Bibiliya uzayisoma ujye usanga iri mu Giswahili nyine kisanifu yego ariko najya kuvuga nimba ari kubwiriza azatangira cya kindi tulikuwa tunatembea mu maruti yego ngayo ngukore twagarutse mu kanya uko muje tujye kwiganirira gato iki kiganiro ngiye kugikora nyuma y'ibintu byavuzwe ku kiganiro cyawe twakoze ntago abantu babifashe ari uburyo bavuga ngo ibintu ntago biri kuvugwaho rumwe ufitemo abantu baje bakavuga ati uyu muntu aravuga ukuri abandi bavuze ati umusazi bamwe bati yanyweye amatabi yahaze nanjye nabonye hari abansizemo ngo ari nyiricano nawe ngo yahaza urumogi ari umutumwe rwawe ngo bose bahaza urumogi ariko nibo bantu tuba dufite twe bira tuba tubimenyereye
ni wa ntuto dufite buri muntu wese akritika bitewe navuze ko hano dukurikirwa n'abantu bari b'ingeri zose zitandukanye ya hari abantu b'abanyabwenge hari abantu bafite amashuri menshi yego hari abantu batize hari abantu abo bose buri muntu wese aba afite uburyo yumva ibintu bye cyane kandi ni ukuvuga ngo YouTube ni ikibuga kigari cyane umuntu uwo ari we wese ashobora kuza agatanga igitekerezo binyuze muri comment ko njye sinshobora gufunga comment kubera ko waje uri kuntuka yego wenda uri kuntuka niko wabyumvise nyine ni imyumvire yawe ariko hazaboneka undi muntu wenda uvuga ati njye siko mbyumva muranabibona muri comment mu kanya wari uvuze ngo umuntu yarakubwiye ari muri Tanzania kubwira ngo hano bino bintu birasanzwe twebwe hano mu Rwanda rero akenshi iyo umuntu yumvishe ngo ibintu bya Illuminati ibintu byo gukora n'imyuka mibi ibintu by'ibiki ntago tubikurura neza nubwo abantu bavuga ngo runaka ngashobora ariko ntago hano mu Rwanda twebwe abantu barabyumva ngo bumve ko ibyo bintu bibaho cyane cyane nk'ibi bihugu duturanye hari yumva ngo umupasiteri wo muri Uganda umupasiteri wo muri Tanzania ngo baba bafite ngo ihembe burya amavuta ngo bafite izindi bakora ngo bakora ibintu bya majab ibyo tubibona hari ama social media cyangwa se ntuza zimwe na zimwe sindi bugira bo mentioning ariko hari wenda bo hanze bare international uvuga ati uyu muntu wabona ukuntu akizamwe abantu wabona ubuntu byonyine agira ikiganza gutyo ukabona itorano ryose riryamye hasi ukavuga ati yose buriya yaba ari prank y'urusengero rwose yagira gutya ukabona abantu baguye gutya yagaruka gutya uko agiye bakagwa gutya ibyo bintu abandi bo mu bindi bihugu bo bafite ukuru tubyumva ariko ndi kwivugira twebwe abanyarwanda nanjye nisizemo sinzi umuhanzi ni Fireman yararirimbye ngo ikuzimu habaho abajene twese twashirirayo bitewe n'ubushomeri n'ubukene koko baravuga ngo batanga ubutunzi kandi abari umuntu ukubwira ati njyewe ubwanjye hano mfite umukobwa wampamagaye very soon aramwira ngo ko nabonye ukoresha umuntu ngo ibyo bintu wenda ngira ngo nta nubwo tukibikora niyo mpamvu mbona tutagikora ibyo biganiro Ribu yavuze ko ibyo biganiro bifite ukuntu bitari kumvikana cyane cyane ngo by'abantu bavuye kuzimu bari gutanga ubuhamya ngira ngo ibyo twarabiretse n'abandi bari bazi ko bazaduhamagara baje kudubuhamya kuko bavuye kuzimu mwihangane tugendera ku murongo nyine w'ubuyobozi bwacu bitari buhungabanya abanyarwanda twagiye tugira abantu benshi baje baza kuduha ubwo buhamya njye umwana w'umukobwa yarampamagara ambwira ati wamuje n'uriya muntu wagiye kuzimu noneho njyewe mpita mvuga uri umu YouTuber ushaka kumukoresha ikiganiro ngo ya ndashaka nsobanurira aho yanyuze ajyayo nshaka kujyayo bitarumvagira amatsiko nk'umunyamakuru ntabwo nari bitamureka gutyo nahise fata nimero ye ndamuhamagara mwana umukobwa ukiri muto nabonaga profile ye mbona umukobwa ukiri muto mwiza usa neza yaramwenga akora muri salon maybe arakora ibintu byo gusuka ndabwiye se ko mbona umeze neza wazashatse abakozi b'Imana bakagusengera barambeshye ngo baramva nyine ni wa muntu wamaze kumva ko ibintu byose bidakunda bamubwiye byo mu Mana akeneye yarasenze byaranze baramuhanuriye ntibyasohora ari kwishakira uwo muntu wagiye ikuzimu amujyaneyo ubwo uzi ikintu cyamubayeho se kuvuga ngo hari ikintu bukiriho umuntu akajya mu bintu byo gusenga akavuga ngo asengera abantu cyangwa se afite amavuta runaka ariko agasenga akurikije amarangamutima y'umuntu abona ashaka akamubwira ibintu abona wakeneye none wa muntu kuko afite ubwonko buri faible agahita yinjira muri ya ka yarangiza akanamutegeka n'igiciro cy'amafaranga agomba kumuhereza ko hari ibyo yamusabiye ku Mana kandi igomba kubikora mu minsi runaka kandi ibyo ngibyo sefo ibyo twagiye tubibona cyane mu mapasere n'abagiye babifungirwa iyo bahita hari njye nuherutse kumpamagara arambwira ngo bundi hari ikintu muri industry tujya twirinda njye nshobora kuba ndi kukubwira ibyerekeranye n'ibi biganiro duhoramo bya Freemason njyewe niba naragiyeyo
ntabwo nagiyeyo mu buryo bw'umwuka nko kuvuga ngo kwa shitani, ahubwo ni ukuvuga ngo shitani ifite uburyo ikora, ifite abaja babo, abo baja babo nibo bakorana n'abo bantu, abo bantu nabo bakazana za mesaje zitandukanye kugira ngo nabo bamurike ibintu bakoze. Ntabwo kujya muri Freemason ari ukuvuga ngo wowe utanze amafaranga. Baya impamvu naguhamagaye uyu munsi hari ibibazo bikurikira. Tumaze kugirana ibiganiro bibiri. Ikiganiro cya mbere cyari uburyo wakoranye na Madame Samaki. Unasobanurira abantu ko wari ufite umusheri ariko bwo mu buryo butagaragara ari ibintu wagendeyemo. Ibyo bintu kenshi ndagaruka mbihuze n'ikiganiro duheruka gukora kuri Chameleone. Uti Chameleone mujye mu ndirimbo ye bita Tubonge, warabisobanuye. Uti ndetse no kuri Gitwaza ibyo yavuze ku barasta hari ibyo wamuvuzeho. Hari akantu kanshimishije ejo bundi ngewe nari ndi kuri YouTube ndimo ndareba kuko niho nkunda kwibera cyane ndeba ibintu biri gutambuka bicicikana n'iki. Mbona umugabo w'umupasiteri arimo aribaza, aravuga ngo ese ibyo navuze byaranshimishije cyane. Ndavuga ntubundi niba ibintu ngiye nabashije kubona abandi babashije kubibona kare, nkawe uratanga byandi bavuga ngo kutamenya, uratanga comment ukritika cyangwa se wumva ko ibintu icyo utazi kibaho, ugomba kucyumva. Abantu benshi cyane ukagikurikirana uwo mupasiteri, abantu benshi cyane bakwikomye kuri Gitwaza. Impamvu rero ati pasiteri wacu akorera Imana ite umuhuza niyo myuga. Noneho rero ndagira ngo twumve kano kantu gatoya, ndagira ngo twumve kano kantu kugira ngo twinjire mu kiganiro. Twaraganiriye aratangira arambwira ati twebwe dore ukuntu dukora, tuba muri system y'isi. Ati twatangiye turi abakozi b'Imana twuzuye imbaraga idasanzwe y'Imana, atariko ntabwo twabaye abakozi ba Satani, atariko twebwe twifashishije imbaraga z'isi kugira ngo tubashe kuba abo turibo, tubashe kugira imbaraga z'amafaranga, tubashe kugira imbaraga z'ibikorwa byacu, mbese tubashe kuba abanyembaraga muri kategori turimo. Kari turi kubona amagambo yanditseho ni Freemason. Freemason and Illuminati uri kwibona. Ikubona abantu bagira karita. Freemason na Illuminati. Suri kubisoma se? Yego. Nayo wenda no kwitari kugaragara neza kuko ari kumanwa, ariko bayoha na mazina ye ni ibyangombwa byo byose mbese. Aransobanurira ati system yacu yitwa Freemasonry, umuryango mugari tubarizwamo. Ati muri uyu muryango mugari tubarizwamo tugiramo ibice byinshi. Ati tugiramo ibice byinshi cyane. Agenda ambwira ati tugiramo abitwa Illuminati, tugiramo abitwa Rose Croix, tugiramo yambwiye imiryango igera hafi muri 30 inarenga. Atariko tugira nibindi bice 7 dukrasamo aba bantu bacu bose. Ati ibyo bice 7 harimo ikitwa itorero, hakabamo politike, hakabamo medias, hakabamo business. Yambwiye ibice n'imyidagaduro. Yes, of course. Wabimenye rwose. Wagira ngo waruhari. So agiraho none habwira ati kwinjiramo muri twebwe hari cyo bisaba. Ntago bigusaba amafaranga, biragusaba amaraso. Ndamubaza amaraso bisaba ni ibiki? Arambwira amaraso bisaba, arayansobanurira. Nayahe? So gibe yansobanuriye ko amaraso bizansaba nzayatanga rimwe. Ati tugira ibitambo bitambwa buri mwaka kugira ngo imbaraga zacu zirushaho gukora, kugira ngo ubutunzi bwacu burushaho gukomera, kugira ngo turushaho gukora ibyo dushaka. Mbese bagwiza imbaraga. Of course, urakoze cyane. No kuvuga ngo kugira ngo wowe uzamurwe mu ntera hari amaraso yagomba kujya ameneka. Mu by'ukuri byo cyakintu ni igitsinda kinini cy'abantu. Senda ryita itsinda ahubwo ndeka nyite organisation nini cyane kabisa. Ni organisation nini
kandi bakorera satani mu izina rya Yesu. Ya cyane rwose. Hano mu Rwanda. Ya. Nese Dani, abo bantu urabaza amasura kuko cyangwa n'inzozi uri kutubwira wagize. Jewe nagize inzozi mfite manimero yabo hano tuvugana. Inzozi se ziza muri telefone. Abantu bose ubona bambaye inyama n'amaraso. Mbigusobanurire hari gihe bose abatari abantu. Ya, hari gihe bose abatari abantu. Wagarukira aho ngaho. Uwo muntu ninde? Uwo muntu bamwita Daniel. Daniel. Yego. Ubwo impamvu ushyizeho ako ka audio kwari kugira ngo wumve yuko abantu bose bambaye inyama n'amaraso bose atari abantu. Ubwo uri kubisobanura yagiyeyo. Ari kubisobanura nde? Ni wowe ari kubisobanura? Ni ukuvuga ngo ni njyewe yari marabisobanurira. Yego. Noneho mbishyizemo kugira ngo ubyumve. Wumve realite. Wumve ukuri. Turebe noneho ese twamenya gute umukozi w'Imana wa nyawe? Twamenya gute umuntu uri kuririmba akaririmba neza mu buryo butari esprit satanique? Ari byo turi buze kugera, ari byo turi buze kuganira noneho ku kintu bita esprit de master Freemason, Lao Tzu, esprit de master Freemason, Valencia. Icyo kiganiro ntitwegeze twavuze ko tuzahasubukura n'indahiro. Yego. Zirahirwa mu buryo kuko hari ni ibice 30, ariko hari indahiro 7 za mbere ziba zigomba kuba ugomba kurahira mbere yuko ugira gute, mbere yuko bagusinyisha icyo bita amasezerano, kugira ngo ubone ibyo bashaka. Wabyumvishemo ko hariya ntago ujyamo ukeneye, bo bafite amafaranga, we hari icyo ushaka. Icyo rero bashaka nicyo bashaka kuguhereza, nabo ukabaha icyo bashaka. Yego. Yes. Okay. Reka twinjirira aho hantu uvuze neza. Uravuze ngo umuntu, abantu kenshi ituba turi mu myemerere. Yego. Dufite abapasiteri. Yego. Dukunda. Twebwe kubera ko tutazi kureba gutandukanya ibyo bintu, tunemera ko Imana hari ibyo bakoresha cyinshi. Kubera ko aguhanurira akakubwira ibintu byawe bizaba wenda ugahura nabyo, kubera ko akwigisha akakubwiriza ukumva kizwa kugira ngo kureka ibyaha kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru. Uwo muntu ni umukozi w'Imana. Mbese ibyo noneho hazamo akantu kuko wa muntu yamenyekanye cyane, hazamo akantu kuko wa muntu ari gukoreshwa n'Imana ibintu bitangaje cyangwa ari gukora ibitangaza. Abantu bati ari gukorana na esprit satanique, ari muri Eliminata, ari mu myuka mibi. Urabisobanura ibyo bintu? Umupasiteri uri gukorana n'ibyo bintu arangwa n'ibiki, akora ibiki? Samu, urakoze cyane. Reka nkubwire tuve ikiganiro mu muzi tukinjiremo neza. Yego. Ushobora kuba twaraganiriye abantu ntibamenya imva n'imvano. Ngiye nabaye muri Freemason. Ngiye kukubwira uburyo ninjiyemo n'uburyo nasohotsemo n'uburyo nagezemo n'uburyo nabivuyemo. Sawa? Urumva ko twaganira ibiganiro dusa nkaho turi kuvuga ibintu utari kubasha kumenya noneho ibyari byo. Njyewe mu 2018 2018 njyewe nakundaga ubwo uraza kubihuza n'iya story wigeze kuduhayo muri ndabihuza Kongo. Ndabihuza. Hari uriya muhanzi ninde? Uriya Kiki. Njyewe muri 2018 2017 nakundaga gukoresha Facebook ubundi niyo yari igezweho. Yego. Icyo gihe noneho njyewe nza kugera kwa kundi ushaka inshuti. Nza gushaka inshuti ariko nayishatse
mbona nk'ashobora kuhakorera ikinyamakuru cya ubwo ni bwa televiziyo buryo bwo gutanga friend request bwo kuba mubaza ntese muri icyo gihugu cyanyu kugira ngo umuntu yamamaze ibikorwa byiwe byagenda gute. Ariko yari yambaye neza, yambaye costume, ubona nkaho nyine ari umuntu ufite ahandi hantu ari. Tuganira igihe kinini, arangije arambwira ati ubundi we wifuza iki? Ndabwira nti njyewe nifuza ko umuziki wanjye watera imbere ariko binyuze muri media yanyu. Aho ngaho icyo gihe nayo mfite indirimbo yanjye bita Akazi yari hit. yego Arangije arambwira ati nta kibazo, ndi hafi kuzaza mu Rwanda. Ndamaze se wubahiye? Arambwira ati twebwe dukorera muri Kenya na Tanzania, ariko aho mvuka precisement ngiye mvuka Kinshasa. Ndamubwira ati okay sava, ubwo ngubwo ahubwo numvishe ko wenda n'ururimi ruzahura, tuzakomeza tuganire. Umugabo haciye igihe gito, ntago ndaza kubitindamo cyane, yego kugira ngo umuntu abashe kumva ikiganiro uko kimeze, abashe no kumbaza, abashe no gukuramo message noneho yumva ishobora kumugira umumaro. yego Igihe cyaje kugera, umugabo araza. Si uyu munsi nirinze kuko sindi kwamamaza, sindi buze gutangaza hoteli twahuriyemo, ariko ndakubwira ngo naha twahuriye. Twaje guhurira hano Kimironko, hari hoteli hari, sindaza kuyivuga, ndayiza ariko sindayivuga, niyo mpatambutse ndayireba nkavuga ni hari ahantu hari every twegeze kuba nahahuriye n'umuntu runaka. Umugabo yarahageze, arampamagara ko nimero zanjye yarazifite, iriya nimero iherwa na 18, niyo yampamagayeho. Araza arambwira ngo yampamagaye Mulinga, arambwira ati ko mbonanga sindavuga izina, arambwira ati nazana sinakomi na Rwanda yakatokutana to solola to banda musalana tuzalaki ko solola juru wana nazalaki na poto. Naravuze ati nta kibazo, ngwino dusubukure bya biganiro twagiranye. Nageze mu Rwanda, narindi hanze ariko naje, ndavuga nti sava merci. Yaraje turahura turaganira, tukimara kuganira ako kanya yahise yafungura laptop yiwe. Gufungura laptop yiwe nahise mbona umuhanzi w'umunyarwanda, nawe ntago ndamuvuga izina. Ubundi uyu munsi naje nje kugira ngo tubagare, hasigare intabiri. yego Yanyeretse umuhanzi w'umunyarwanda ukunzwe cyane, namwe mukunda cyane, namwe muramukunda pe, ariko ntago mvuze izina rye. Ndareba, arambwira ati ese uyu muntu uramuzi? Ndamubwira nti se si umuhanzi wa hano iwacu. Arambwira turabona se atarateye imbere? Ndamubwira nti yateye imbere. Ati se wowe ntago ushaka kuba wamera gutya ko ari byo twaganiraga, umbwira ngo urashaka kugira 6 nk'izi gushaka hit mu muziki, kandi birumvikana ntawe ukora ikintu adashaka kugira ngo kigire escalier cyangwa urwego kigomba kugeraho. Ubwo ikintu cyakurikiye nta kindi, umugabo yahise ambwira ati njyewe ndi pasteur, ariko ngenda umuvugabutumwa, banyita apotre izina runaka. Ndavuga ati okay sava. Ikintu cyakurikiyeho, umugabo yaje kumbwira yuko tukagenda, akanamfasha no mu buryo bwo kuba nagera mu studio akomeye, ariko turi kumwe, ariko tukajyana. Arambaza tufite ibyangombwa? Navuga ati nta byangombwa mfite ariko nabibona. Yampaye amafaranga $600 ati genda ushaka ibyangombwa. Nje ntago nashatse passport, nashatse laissez-passer. Niyo nagiye gushaka laissez-passer. Ndamanuka ku cyaro cy'iwacu ndayibona, kuko byagombaga kujya ku mudugudu n'iki buri kimwe cyose, ukajya ku karere laissez-passer bakayiguha. Laissez-passer narayibonye, ndagaruka nzi Kigali, nsanga aracyari hahandi. Twese dufata urugendo rwo kugira gute, rwo kwerekeza muri Kongo. Twaragiye tugeze i Goma, uri kubyumva? yego Tugeze i Goma turicara, ariko akomeza kutambwira uburyo agomba kumfashamo. Icyakurikiyeho mu ijoro rya gatatu ryakurikiyeho, mbere yuko dufata indege tugenda, yarambwiye ngo ubu tugiye kwerekeza Kinshasa, wowe uri nk'umuhungu wanjye, sibyo? Ikintu cyakurikiyeho,
umugabo twagezeyo tukimara kugerayo hakurikiyeho kunyereka ibyo tugiye gukora ariko hari bimwe yankingaga ariko bigeze aza kumbwira ati twebwe dukora mu buryo bwa ntuza bwa Freemason ibyo bya Illuminati ngene ntaranamenya ko hari n'isano byaba bifitanye ibyo nagiye mbibona mu nyuma ahubwo narabisohotsemo umugabo yarambwiye ati umva uburyo dukora twebwe iyo ukeneye amafaranga iyo ukeneye kwamamara turabifite ariko natwe dufite ibyo tugira dute ibyo dukora ibyo tugusaba umugabo ikintu yansabye yarambwiye ati wowe banza wicare wige umenye uburyo ugomba gukora n'uburyo tugomba kuguhereza ibyo wadusabye umugabo ikintu cyakurikiyeho yaje kunyereka muri temple cyangwa se urusengero rw'ahantu bahuriraga ubundi aba ari ibimenyetso ni nka ndaza kukwereka iyo foto nzayikwereka kuri ntuza ndaza kuyikoreza kuri WhatsApp ni ikimenyetso kiba kiri ahantu habaranga ariko wowe utabizi ntushobora kumenya icyo kimenyetso icyo gisobanura ambwira yuko muri 6 mu kwamamara yambwiye mu bundi mu bice bitatu yambwiye ikintu bita kwamamara kw'abahanzi barabifite yarambwiye ngo 6 z'abapasteri barazifite ambwira 6 mu itangazamakuru zirahari 6 muri departement iyo ariyo yose barazifite wabyumvise ubwo ikintu nakoze naramubwiye ati nta kibazo arangije arambwira ngo n'ubu ngubu turi kuvugana nitumara gukora ikintu bita impact y'indahiro tuzakora ikintu bita kurahira noneho byeruye ariko dukoresheje ya ndahiro nakubwiye icyo bita Lord Spirit Master Laosetu urimo urankurikira ndakumva neza cyane ubwo icyo gihe ikintu cyabayeho twaragiye turicara turabana muri ubwo buryo ubwo mu kubana muri ubwo buryo amafaranga yari ahari nabonaga amafaranga mu buryo bufatika sinifuzaga ikintu bita ifaranga kuko ifaranga ryari rihari ariko ntegereje ko ngomba kwinjira bakaguha 6 nkuko nayishatse ubwo nukumenyekana icyakurikiye yarambwiye ati ukuntu ibintu byacu bikora urareba faze ya mbere iyi mpeta iyo umaze kurahira Laosetu Master iyo umaze kuyirahira ibyo ni ibintu ndi kukubwira nzi nawe nushaka kubimenya uziorienta ubimenye ati iyi mpeta ikoreshwa mu buryo iyo uyambaye uri umuhanzi kwa kundi umuhanzi yinjira kuri stage agiye kuririmba iyo wamaze ariko uyambara wamaze gutanga igitambo cy'amaraso cyo bita sacrifice d'isa ngiye kuko n'amafoto amafoto ndayafite hano nubishaka uzayakenera akabikubaza muri comment uzamubwire ngo nyoherereze ibyo bintu by'uwo muntu mbirebe koko mbihuze n'ikiganiro ngenda biguha barahira ibyo bakoresha byose ngiye nari mbifite kuko bari barangiza umwizerwa kuko bumvaga yuko nanjye ngomba kurahira kuko twari dufitanye convention yuko bagomba kumpa delegation tuzakorana nayo muri Est yego urumva yego iyo mpeta iyo wamaraga kuyambara ya Laosetu Master iyo ngiyo iyo uyambaye urimo ugiye nko muri event runaka kwa kundi umuhanzi azamuka yamaze kuyambara kurya agira akaboko gutya cyangwa agahagarara gutyo ukabona abantu batangiye kurira utazi ikintu kiri kubariza ariko wabonye umuntu ahagaze abapasteri abapotre bakomeye izi mpeta turazibahereza ariko iyi mpeta iyo yayikuyemo yatayijyanye nta kintu akora ngo gikunde anyereka icyo bita mouchoir twa dutambaro ubona bagira gutya anyereka icyo bita amavuta buriya amavuta yose si meza
ntago amavuta yose basiga abantu ari meza. Yego. Ibyo byose yarabinyeretse, arambwira ati ni ibi ngibi byose dukoresha. Rero we numara kwemera nawe ibi ngibi uzabikora bikoreke mu kazi kawe ukora. Ubwo icyaje gukurikiraho njyewe nakomeje kumujijisha, dukorana ibihari kumubwira ko tuzasinya, ariko biza kurangira ncitse kuko ariko ibaze kugira ngo umuntu abe yakwereka izina ry'umuntu wo mu muryango wawe ashaka kandi batari kumwe ari mu gihugu kimwe kandi ari mu kindi wareba amazina ugasanga arahuye. baba bafite uwo bashaka cyangwa uwo ushaka. Boya wowe si uwo ushaka, bavuze uwo ushaka wavugana bya bintu birara bigenda bidafite iyo biva n'iyo bijya. Kandi bo bagusaba umuntu ubanogeye mu maso yabo, kandi unanakunda cyane, kandi ufite ubwenge, sibyo? Hakabona babandi batanga babandi ugasanga umuntu afite umwana w'ikirimarima aho ngaho mu rugo ni umukire, ariko aba yaratanze icyo bita esprit, aba yaramaze gutanga ubwonko bwiwe bwaramaze kugenda, sibyo? Uwo mwana uzamusanga mu ngo z'abakire abayeho neza kandi buri aba yitabwaho neza kurusha abandi, afite n'umukozi wiwe. Icyo kintu wacyumvise? Ubwo rero impamvu nashatse gufata iriya audio nyishyireho uyumve ni ukugira ngo duce iki, twigishe. Ubu twebwe twagiye muri system yo kwigisha abantu, sibyo? Abantu mu kiganiro twakoze bati yego noneho sorry gatoya, ikintu cyabatushije cyane. Ubundi rero ngiye sinzi abantu ukuntu bari gutekereza muri iyi si turimo. Ese ubundi iyo ubana wenda n'umubyeyi wawe bakavuga ngo araroga kandi ukabuzi ko aroga ubizi, hanyuma babivuga umurenge wose wabivuga, wowe ukabihakana, eske ubuhakana ibintu by'ukuri cyangwa ubuhakana ibintu uzi? Ntitubizi se mu cyaro? Yego. Bakavuga ati iwabo runaka bararoga, bishe ba runaka na ba runaka, wowe namwe abana mukaba mubizi ariko ukabihakana ngo baramubeshyera mama cyangwa se ngo papa baramubeshyera. Wabyumvise? Iyo rero twebwe ntago twaje kurwanya abakozi banyu babasengera, abashumba banyu, twebwe twaje kubereka realite. Kandi mutazinibagiza yuko abanyarwanda tubaye civilize vuba, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika atuyoboreye, aho bohoreye igihugu. Twari tuzi kwambara inkweto se? Ese niba utari uzi kwambara inkweto warambaye bodaboda ejo bundi, ari nawe ubishyizemo intervention kugira ngo arebe ko umunyarwanda yaba civilize. Gusa turamushimira yuko twarasobanutse, n'amahanga aratureba bakavuga ati umunyarwanda arasobanutse, sibyo? Ntibambaye inkweto ejo bundi. Niba wambaye inkweto ejo bundi undi yarabaye muri ibyo bintu, wowe ukiri muri ibyo bintu, pourquoi pas udashobora kwemera ko ibyo bintu ça existe? Bamwe barakubonye bati uyu muntu ibi bintu rero ari kuvuga ahubwo ni gukorana nabyo. Juste niyo naba nkorana nabyo nkabigusobanurira, ufite uburenganzira bwo kubijyamo cyangwa kandi ukanereka abantu ububi bwabyo, nkakwereka ububi bwabyo. Ufite uburenganzira, si buri muntu agira inzira yiwe. Niyo naba nkorana nabyo si ngombwa ngo wowe bijyemo, ahubwo bitega amatwi ubyumve nk'uko wumva information kuri radio, nk'uko wumva ngo runaka bimeze gutya. Ni ikihe kintu kibi ntari najya kuri wabonye gukorana abantu kenshi bakorana izi mbaraga z'imyuka mibi? Ubwo hagiye harimo n'ibyo byose bya Freemason twavugaga. Hari igice tuzageraho cyitwa Maison de 36 chambres de Shaolin. Icyo gice tuzakigeraho. Ibyumba 60 bya Shaolin. Hariya ni ahantu Bruce Lee yakuraga imbaraga zikomeye, n'ubu ngubu hari abantu bajya gushaka imbaraga hariya. Ibyo byumba 36 uzabisanga kuri Kakavix. Hari Kakavix kera, hari Kakavix kafungwaga gutyo kuntu, sinzi niba ukibuka, cyangwa bafite album y'amafoto kera nyine wifotoza ugashyiramo, uzabona urwo iyo temple uzayibona. Tuzabivugaho ku munyabwenge ubwo yese yumva ibyari byo. Ibyo tuzabiganira. Kubera iki wanze gusinya amasezerano? Impamvu nanze gusinya amasezerano ariyo mpamvu nakubwiye ngo nzakwereka amafoto, ndaza kuyagusendinga kuri WhatsApp, uzajya guhamagara umubwira ati
reka nguhereze hanyuma nawe wirebere. yego Hari aho uzambona kuri ayo mafoto, hari uzambona kuri iyo foto, hari ahantu turi dufite amabuji 3 turi gukora icyo bita Low Spirit Master Laosetu. Ndaza kuyakoherereza, ntuze kwibagirwa ndayakoherereza. yego Ayo mafoto ni muri cya gihe bageraga mu gihe cyo kuvuga ngo bagiye gukora ikintu bita igitambo cy'amaraso. Urimo urabyumva? yego ndabyumva cyane. Ariko rero bakimara kugera kuri faze yo kuvuga ngo bagiye gukora igitambo cy'amaraso, nje bakimara kumbwira amazina y'abantu ngomba gutanga, kandi mbona ndabazi, kandi mbona n'abantu bakomeye cyane mu muryango wanjye. Nagize ubwoba bukomeye cyane, ndavuga ati bisi wibwira yuko uri gushaka ibintu byakugirira umumaro, kumbe uri kwitanga ahubwo wowe. None igisekeje hari ikintu bita monima muri urwo rusengero, hariho monima, sinzi ukuntu monima nabyita, ni nk'ikintu kimeze cyubatse cy'ikibumbano, haba handitseho amazina y'abantu bose uzi bafite amazina muri Freemason bakorana nayo, ntavuze ahubwo ngiye ngomba unabinsabye nshobora kubikwereka kuri ntuza kuri telefone nkagusendinga ukareba. Hariho amazina y'abakozi b'Imana ushobora kureba ugatangara, abahanzi uzi bafite amazina akomeye, yaba hano iwacu yaba Tanzania na Kenya, ariho kuko bo biba byanditseho, barakwandika aho hantu. Iyo wamaze kuba uri umuntu wabo bakwandikaho. None kwa kundi ukora indirimbo baraguhaye bya bindi twavuze mu mashusho, bakaguha ubutumwa mu mashusho yabo ngo ugende wamamaza ibintu runaka. Wowe iyo urimo urakora indirimbo, ya mashusho direct yamaze gusohoka, n'ubundi bafite ikintu kimeze nka ecrage ya kinini cyane. No kuvuga ngo iyo murimo ba bantu babo za ndirimbo zabo ziba zitambuka, buri umwe avuga ati uyu nguyu ari gukora neza, uyu ari gukora neza, uyu nguyu ari gukora neza. Utari gukora neza ukabona bashyizeho aga flash. Wabyumvise? Iyo bagupoinse wowe rero kaba kabaye. Yego, none se niki kintu gishobora kwereka abantu ko wenda nk'umukozi w'Imana ahantu ahariho hose ari gukorana n'ibyo bintu? Okay, urakoze cyane. Ngiye kukubwira ikimenyetso cya mbere, ndakubwira n'icya kabiri, ubwire n'icya gatatu. Yego. Kuko njyewe sibundi sinjya nkunda kujya mu nsengero zose. Ndasenga ariko mfite eglise ninjiramo. Ubwo hari uza kuvuga muri commenting ubwo ngo winjira muri Freemason, oya. Njyewe hari n'igihe tuzahura uri muri Adventiste, nje nsengera umutima wanjye wanyerekeje, ariko je suis catholique. Yego. Ikiranga rero umupasteri cyangwa umuvuga butumwa wagiye muri ibyo bintu, ahanini uzamubona kuri televiziyo ari kwamamaza ibitaramo bye. Ahanini uzasanga yatangiye gukorana n'abapasteri cyangwa abapotre bakomeye bo hanze. Wabyumvise? Bakora amafishe, uri kumva? Bamamaza ahantu hariho hose, bavuga ko uwo muntu ngo azanye amavuta adasanzwe. Wabyumvise? Ngo azanye amavuta adasanzwe. Kandi njye ayo mavuta ngiye narayabonye aho ngaho. Kuko ni ukuvuga ngo njyewe nkimara kugera aho ngaho, hari igice cyari amavuta kiza abarwayi, aho abantu babuze urubyaro, aho abantu gukira gukora amahirwe. None ikindi kizakubwira abo bantu, uzasanga bafite envelope mu nsengero zabo, akubwire ngo iyi envelope ngo nushyiramo amafaranga runaka, ngo aya mafaranga ngo uzahita ubona visa. Sibyo? Wowe uri hano mu Rwanda, kujya muri Amerika no kujya hehe ni ibintu Imana yabonye ukivuka. Ntago ari ibintu umuntu ubundi kiri Imana yakugeneye, ugomba kuva hano ku isi cyose kibaye. Noneho ukongera ugasanga
ngo hari amazi ngo twazanye, sibyo? Ngo hari amazi twazanye, ayo mazi akaba ari ya mazi baguha mu gacupa cyangwa se ngo ujyana mu rugo ngo nuyakoresha ibi n'ibi, biriya abari muri elema zimwe babahaye ziba zigomba gutangwa muri ba bantu kugira ngo bagire cya kimenyetso kiri en contact avec Satan. Yego. Wabyumvise? Uzasanga bafite utuntu tudasanzwe, usanga umuntu agize akaboko gutya, sibyo? Ubona abantu bose babaye ibigoryi, usanga niba agize akaboko gutya abantu bose bagiye kugwiriye, niba agize gutya ubona abantu bose bagwiriye. Wabyumvise? Rimwe na rimwe uzasanga bafite n'abantu b'abakozi bakorana nabo bajya kubumvira amabanga yo mu ngo z'abakire basengera muri urwo rusengero, kuko burya abakene ntago bajya bakunda gukorana nabo, kujya kumva ibintu biri kubera muri izo ngo, bamenye ibi kuko bamenye ibibazo bafite, none bya bibazo nibyo bazaza kuripotinga ku mushumba, bavuge ngo ibi twabyumvishe gutya na gutya. Nicyo cyajya uzabona umuntu ahagaze gutya ngo izina bita runaka nahaguruke ibyiwe gutya na gutya na gutya, afite ibibazo ibi n'ibi, twabonye ibi n'ibi, Imana yanyeretse ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, noneho bizahura na bya bindi usanzwe ubamo. Noneho wibaze ngo se barabizi ko ufite amakimbirane n'umugore, barabizi ko ufite ideni rya banki, barabizi neza ko bakubwira ngo haguruka tugusengere. Ubundi reka nkubwire, niba twemera Bible, ubundi nyene yemera ibintu biri biblique. Yego. Niba Paulo na Yohana baragiye gusenga bagahura n'ikirema cyari ku rusengero kikabasaba ifeza kikabasaba n'izahabu, bo bakakibwira ngo ntacyo dufite cyo kugwa muri ibi byose dusabye, atari ko icyo tugiye kuguha tugiye kukiguha mu izina rya Yesu Kristo, uhaguruka ugende direct. Ni ugukora ibintu mu izina rya Yesu. Yego. Sibyo? Niba turi kugendana cyane, niba mu byakozwe n'intumwa chapitre 2 verset 37, mu kinyarwanda sinya nkunda kubibasha, ubwo babyumvise. Chapitre 2 verset 37, igihe Petero na Yohana barimo barabatiza, abantu bose bumvishe bibayobeye mu mitima yabo, bumva bibacumise mu mutima, barabazanya ati dukora iki? Sibyo? Ako kanya bahise bavuga ngo uwemera nonaha nabatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Sibyo? Ako kanya. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byose ntabwo nibi ngibi byo kwiga ubona buriya nagarutse, ibibona byo kwiga ngo twagiye kwiga ngo gatigisimu, ngo twagiye kwiga ngo kugira ngo tuzabatizwe nibi ngibi bindi biriya ntago biri biblique. Wabyumvise? Ni ibintu abantu bagiye bishyiriraho, ariko noneho bo bari gufata ibintu bya esprit satanique, wabyumvise tugitangira, bakabivanga n'ijambo ry'Imana bikaba melange, ukayoberwa se turakora iki tureka iki. Abantu bumvishe cya kigano cya mbere bati uvuga ibindi ukina ariko turakwiyamye cyane cyane, tukwiyamye ku mushumba wacu cyane. Narabyumvise ugendere kure, akorana n'Imana, ibyo bintu bindi rukuzana ntago birimo. Icyashimishije ku bantu bakunda gukurikirana, hari ikinyamakuru narimo ndareba cyafashe uwo musaza Gitwaza, amagambo yavugaga yo gukizwa, we yanditse kuri titre yavuga ngo bayita Beula TV. Urayizi? Ndumva nyizi. Beula TV. Urayizi? Eska ko audio nagashyiraho? Kanga playing ako audio. Reka nga playing ako audio. Reka nga playing ako audio kugira ngo hanyuma noneho biyame noneho na Beula TV. Reka twumve ako audio. Ako audio reka tugaplay. Umuririmbyi wo
muri Zion Temple wemerewe kwambara ipantaro mujye mwubaha aha hantu mwubahe uruhimbi muri Sayoni dushobora nuko bakoraza yambaye ipantaro zimufashe utubona twose tuneganega ko naramyande Imana cyangwa arimo arateza umwaka mu rusengero abakobwa n'abagore iyo myambare yanyu ya kiraya ya buraya y'indaya Zion Temple irayiciye ikibazo cy'amatsiko mfite abantu mwabikoraga murajya he ko mwarimu byemerewe ntacyo mwarimu baye mwarimu byemerewe muraza kujya he kuko abenshi bahunze amadini bahozemo kubera ko ababuze ibyo myambarire tamwana w'umukungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta y'amisatsi y'amarasta no a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here ari amarasta those dreads ni dini yitwa Rastafari it's a religion called Rastafari bivuze ngo niba aya marasta abagore bashyiraho n'abagabo bashyiraho ni idini ry'abarasta Rastafarism ubwo ari uko bimeze rero ntabwo ikwiye kureba abahungu gusa n'abagore kandi mwumve icyo ndi kwibaza gikomeye aba bantu muraza kujya hi numvishe neza ko iryo dini ry'aya marasta twita dread abantu bakoresha ari idini rya Satani abana barabyambara batazi ibyo none Rastafari is a satanic. Go and wash your hair in the country with it. Go and wiyogosheshe ugire umusatsi mwiza. utwo tuwingi twa tuntu mukaraga mukaraga ibi bintu gitwaza avuze iyo aba ari ngepampiro bivuze mwari kuvuga ubwo n'ubwa BPR bukurimo yewe ariko please ikintu ubwoba kurutaho nuko ibi bintu yarabanye nabyo imyaka myinshi itorero kandi si we wenyine n'abandi banyamadini kuko ibi muri restoration birimo ibi bintu ducace twose ibi bintu birimo icyo kwibaza kare kose ubundi ibintu ntiyabibonaga kuko urumva ko noneho ni ibyo kwa Satani Feroma ni ibya Satani utwo tuntu mukaraga mwabagore mwe mwabasore mwe mukaraga imisatsi n'utudayimoni mwanyumva neza ibi nabibabuye kugira ngo ejo n'ejo bundi ariko kumera mwumva kandi rero nari mbivugiye katumye mvuga ngo ese Gitwaza ntiyabagiye gupfa ko atangiye kuvuga ukuri kwinshi no asetinze bene magambo ayihinduye imyizerere yose ya Zion Temple mu Rwanda. Urakoze cyane. Kuko niyo bavuze ngo ejo nejo bo ntago avuze ngo guhera baraza kubyumva nabo bumve ibyari byo. Wumvise ko avuze ngo ese Gitwaza yabagiye gupfa, ese ko imyizerere ya Zion Temple yose ayihinduye, ese kuva igihe cyose yabereyeho nibwo yarabonye yuko biriya bintu byari umwanda mu rusengero. Wabyumvise? Wabyumvise? Icyo kiganiro uwo mugabo yagikoze ngewe ntago nari impari, sibyo? Gusa nuko naraye nkibonye ndavuga ati ako kantu ngomba kuza kukanyuzamo kugira ngo twumvikanishe ibintu ko bimeze. Ngewe umushumba wanyu rwose nta kibazo mufiteho. Ntago uri busabe Gitwaza imbabazi. Zivuga ngo iki? Ibyo wamutangajeho. Kandi nubundi biri gutambuka, bigitambuka. Ndavuga ku giti cyawe nkavaye. Ku giti cyanjye se? Ubya ibyo nabonye nari nabibonye kandi nawe arabizi. Nawe arabizi buriya rwose yakwijijisha ariko arabizi. Umusaza se kabiliyoni k'abantu bari kuvuga ati kiravubuga ruko dukubita imiziki. Naho we wamaze redi kubwira abantu ko urugendo rwe ruri kujya akadomo. Nasobanuye ko urugendo rwe ushobora kumara umwaka umwe cyangwa ibiri uri muri atante. Wabyumvise? Ariko byamaze kuko ndibuka sinzi
inshuro babitse Michael Jackson uzizi se yego tanto yarwaye yakize yarwaye yakize yarwaye yakize ariko fin de fait byaje kurangira nta nubwo tumwifuriza gupfa yego ntago tumwifuriza gupfa pe no kugeza iyi saha nje nasobanuye ku gisobanuro kiriya ndirimbo ye ariko sinasobanuye mvuga ngo yapfuye nta nubwo mwifuriza gupfa ahubwo twe dusobanura ibintu biri kubaho bigaragara sinzi niba ubyumva ndabyumva cyane dusobanura ibintu biriho bigaragara kandi buri muntu wese arebesha amaso y'umubiri abantu akabibona benshi bativa ibyo bintu bikura he ibyo bintu yabibayemo wabivuze ko ari byo wabayemo ukabivamo cyane iki kintu abo bantu bashobora kuba birimo uravuze ati amahirwe yatumye mbivamo nuko nari ntari nasinya cyane rwose iyo wamaze gusinya ubundi wamaze gusinya aho kugira ngo ugende bakubure bakwica ni ryari umuntu muri Freemason apfa igihe ugomba gupfa muri biriya bihe ni mu gihe uba wemeye ikintu mugomba gukorana mwageranya amasezerano mwasinyanye hanyuma ugashaka kongera kukikuramo buriya ikibazo cyabaye kuri Chameleone ni uko atemeye gukomeza we yashatse kubisohokamo kandi yamaze kwemera wabyumvise nicyo abantu benshi bazira kuko tujya tugira abantu benshi bajyamo ngo amasezerano n'ibintu wabona bigeze aho bikomeye bakaguha hiti bakaguha ibiti cyane wowe ugashaka twagiye tubyumva bivuga kuri ba Kanumba iyo ukiri gukora akazi kabo neza nta kibazo kiba nta kibazo rwose iyo ushatse gutandikira ahubwo we hari aho ugera bakakwaka igitambo kumva kiraremereye ukavuga ati rwose uzareba nka kwa kundi ugera ku ishuri ubwa mbere uri umunyukama ubona nyine ku kigo nyine uba ugomba kwitwararika ariko iyo umazeyo icyumweru kimwe bibiri wamaze kumenyerana na prefet de discipline animateur mwamenyeranye na master utangira kwirukanka ikigo ukamenya aho ucika burira bagenda buri kimwe cyose ugikuru baba bamenyereye iyo rero umaze kubamenyera icyo cyajya utangira kumva ngo zaramvuye zatangiye weekend zatangiye ubwo urumva ko nabo batangira kukohereza aho ugomba kujya kuko nabo baba bananiwe ubwo rero iyo watangiye gukora amasinyatire y'ibintu utazasohoza ubwo icyo gihe niko bigenda ibyo bintu rero kubijyamo abantu benshi bavuga ati se babijyamo gute banyurahe bo jewe icyo nabasha kukubwira byamamaza icyo nyine nabasha kukubwira hari abantu benshi bajya bakunda kumbwira mperutse kuba ndi Remera ngiye kubona mbona abantu benshi baraje ati benshi bageze nko mu 10 banyuze ati dore wa mugabo ujya utanga ibiganiro kuri YouTube n'iki gusa twaraganiriye ndababwira nti hari icyo mushaka kumbaza ata ubwo twumvaga twagira byinshi tukubaza atariko ntago tubizi icyo gihe nese nifatira moto ndagenda gusa icyo nshaka kukumvisha ni igiki ni ukuvuga ngo mu gihe icyo ari cyo cyose ushaka kwinjira muri ibi bintu ntago ari ugupfa kwinjiramo sibyo yego ntago ari ugupfa kwinjira kwanza barabanza bakareba ubwenge ufite bakareba inyenyeri yawe ahantu ishobora kugera sibyo ari ibyo ngibyo mugani wa Fireman n'abajene bose baba baragiyeyo ariko kuko nawe ubwe sibyo iyo orientation ntayo yegeze abona sibyo iyo akiyigira nkuko yabivuze urumva ko yari ari yumvaga nawe yagira gute yajyayo ariko biriya ni ibintu umuntu aragukunda akabona impano ufite nkawe Sam kuko uvuga isi yose ikakumva ugatambutsa message isi yose ikakumva buriya Freemason yagufata cyane ikaguha icyo ushaka imbaraga nzikura hera ngewe ikaguha icyo ushaka hanyuma ugakora akazi kabo mukanya bavuze akantu keza nakunze ati icyo tugiye kuguha barategetse izina rya Yesu birakoreka rero twicyo dushaka turashaka ibintu bikorewe mu izina rya Yesu
bigahita biba iki ariko abantu bareke kugendera mu kigari kigari. ko ibintu byose uri kuba by'ibitangaza. none uzi n'ikindi wavuye mu rusengero buriya nemera abadivantiste cyane buriya ni haki uzasanga umudivantiste yasohotse muri eglise yabo mu rusengero rwabo yagiye ubundi babyita uburaya ubundi niko babivuga kujya gukora ubusambanyi mu yandi matorero sibyo buriya ikintu bita Saint Esprit wabyumvise yitegerereza aho uri tegereza umwuka we aho uri pasiteri wawe hari n'abantu bahunga insengero zabo kandi Saint Esprit umwuka we ruhari uri iwabo ngo numvishe ngo ibintu ngo biri kubera ngo hehe mu nsengero tutavuze amazina ngo niho ngo Imana iri kubera iki se ubwo ni ukuvuga ko aho uri Imana itahari direct wamaze kwerekana yuko iby'iwanyu bisuzuguye Imana ibera hamwe icyarimwe. Hari n'ikintu bita meditation buriya reka nkubwire Sam hari ibingi bibaye Eliya bakoraga sibyo bagasenga umuriro ukamanuka bagasenga imisozi gakangarana muri iki gihe uramutse wubahirije ibyo umurongo w'Imana sibyo ukubahiriza uko Imana ikubwiye sibyo wasenga imvura ikagwa ugahagarika imvura izuba ukarihagarika uhagaze mu butwari ariko bigusaba ko urumva bigusaba ko ubanye neza n'Imana. Ikindi none nkubwiye rero kubana neza n'Imana rero ugize neza chance kwanza koza kantu keza ni ukuvuga ngo impamvu Satani ibintu bye bikora bikagaragara n'amaso y'abantu ukabona iby'Imana ntago bari kubiha agaciro nuko Satani ubundi iyo wubahirije ibyiwe yubahirije kondisiyo ziwe ibyo agusaba akakubwira ati ni igitambo cy'amaraso ni direct ati senya hano ejo mu gitondo turatangira umushinga wo kubaka etaje runaka ejo mu gitondo turatangira kugura imodokari nziza ejo mu gitondo izina ryawe riratangira rivugwe ibyo bihita biba direct kubera yuko wabisabye sibyo wanubahirije amasezerano ariko nawe niwubahiriza amasezerano y'Imana muri gahunda yayo ugahagarara mu mavuta yabo nk'uko babivuga mu butware bwayo sibyo uzahagarika izuba n'imvura uzayihagarika uzasengera ibirema bizahaguruka mu izina rya Yesu. Ngayo nguko rero iki ni ikindi gice gikurikiye icyo twari twakoze mwari mwaje mutubwira ati muzatubarize adusobanurire ibyo kuba pasiteri arabivuze mu buryo burambuye ngira ngo makarika ikiganiro tugisoreza aha ariko wabonye comment abantu bakuvuzeho comment narazibonye urabivugaho iki ziriya comment zaranshimishije hari ikinyamakuru mperutseho kimpereza kumva nishimye cyane umuntu uzagukomanta nabi uzajye muri box umubwira ati urakoze nawe twagushakaga yego nawe twagushakaga uri umuntu wacu nubwo ubukomanse gutyo ariko ibyo ngibyo bigira bake buriya ngewe nkomanse ugakomanta ibintu bitari vraiment bien ngiye mpita nkubwira ati nawe uri uwacerega kuba wabashije kubikurikirana uri uwacu ntabwo twakureka gusa comment mbashije kubasobanurira uko uzajya ukomanta uzajya ubanza wumva ikiganiro wumve se birashoboka cyangwa se ntibishoboka okay ni byiza kuko burya indi byaramweru na muhima buri muntu wese aba afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka muri box yacu. Nimero ya telefone ni iyihe? Ni 07794228 62255. Ikindi nanone bitewe nuko njyewe mpora mbabwira ngo umuziki wanjye narawukomeje ariko nkwambura izindi mbaraga nawushyize mu mbaraga zindi z'Imana. Niyo nakora concert ikazamo abantu batatu niyo nakora concert ntizemo n'abantu ubwo ni mu bushake bw'Imana nicyo bita sainteté de Dieu. Yego wabyumvise ariko washaka kunshyigikira cyangwa tugakorana mu byerekeranye n'umuziki wanjye turaza gushyira link ya ntuza uraza kuduha wakoze YouTube channel narayikoze n'ikindi nabasaba ni ukugira ngo bajye bayikurikira nge kuri YouTube yanjye uzasanga indirimbo
ntabwo uzasanga ibiganiro Yego. ibiganiro uzabisanga kuri ibinyamakuru bya online TV tuba turi kumwe buri teka tuba tuganiriraho ariko iyo channel yanjye uzayisangaho indirimbo gusa ubwo nushaka ushobora kutanshyigikira mu buryo bwo kuvuga ngo ni amafaranga ariko ukankorera ubufasha bwo gukora subscribe yego nta kindi okay asante sana okay